haba mu byiza cyangwa ibibi. Internet yabaye muhuza abantu, igahuza abaturutse impande zose z'isi kandi ifite amakuru kuri buri ngingo yose yatekerezwa. Birumvikana ko izo ngingo zizamo n'amashusho akunzwe kwita y'urukozasoni cyangwa se pornografia. Hari impaka zimaze igihe kinini ku bijyanye mu by'ukuri n'ingano y'ibintu birimo amashusho y'urukozasoni biboneka kuri internet, ariko wabishakishije ntiyatinda kubona ko ari byinshi ndetse cyane. Ikibazo none cyakwibazwa ni ikigira kiti: ni izihe ngaruka kureba aya mashusho akunzwe kwita y'urukozasoni bigira ku bwonko bw'abantu, imyifatire yabo n'imyitwarire yabo? Igisubizo kigufi ni biragoye kandi hari byinshi tutazi, ariko hari zimwe mu ngaruka mbi zabyo ndetse hakaba n'izindi nziza zagiye zigaragazwa n'abashakashatsi zo kureba aya mashusho y'urukozasoni. Bumwe muri ubwo bushakashatsi buvuga ku myitwarire ibangamiye isi ishobora guterwa no kureba aya mashusho, harimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no gufata ku ngufu. Ubushakashatsi bwinshi kuri iyi ngingo burahuye. Nta bakorerabushake bahabwa gahunda yo kureba aya mashusho y'urukozasoni kugira ngo bazarebe uko bizagenda mu bwonko bwabo nyuma. Ubushakashatsi bwinshi bwagiye bwifashisha inyigo ni ukubaza abantu imyitwarire yabo n'imico yabo hagendewe ku mashusho y'ubusambanyi bareba. Hejuru y'ibyo, umuntu wese wifashishijwe muri ubu bushakashatsi biba bisaba ko atanga uburenganzira ku babikora, bityo bikaba bivuze ko abantu benshi bahitamo kutabwitabira. Ibi byose bisobanuye ko abashakashatsi bakurikiranye ubu bushakashatsi batagaragaje ibisubizo bireba abantu bose 100%. Bivuga ko tutashobora kumenya neza niba byagaragaye muri ubwo bushakashatsi byaba bireba abantu bose cyangwa abantu benshi, ariko ni intangiriro yo gusobanukirwa. Ubushakashatsi bumwe bwerekanye ko kureba filime z'urukozasoni nyinshi bishobora kugaragara mu itandukaniro ry'ubwonko bw'abantu, cyane cyane mu gice cyabwo bita striatum. Striatum igira uruhare mu gutunganya ibyo bo bise ibihembo cyangwa umunezero, kandi igakora kurusha uko yari isanzwe ikora mu gihe umuntu ari mu bikorwa byishimisha mubiri. Ibice byinshi bigize ubwonko bwa muntu bifata ibi bikorwa nk'imyitozo ibugorora, kuko buri uko bibaye byongera gukanguka bigakora kurusha uko byari bisanzwe bikora. Ubushakashatsi bubiri bwa MRI bwakoreye isuzuma ku bagabo 70 babwitabiriye, aho baberekaga amashusho agaragaza abantu bakora imibonano mpuzabitsina. Ibyagaragajwe n'ubu bushakashatsi ni uburyo ku bagabo bari basanzwe bareba amashusho nk'ayo, ubwonko bwabo cyane cyane kuri cya gice cya striatum bwakoraga bidasanzwe, mu gihe abatarajyaga bayareba cyane atari ko byagenze. Ubundi bushakashatsi bwerekanye ko uko abagabo barebye amashusho y'urukozasoni bifitanye isano n'ubunini bw'igice cya striatum bita kodate y'iburyo, kimwe no guhuza imikorere ya striatum n'ibindi bice by'ubwonko. Ubushakashatsi buheruka bwo bwagaragaje ko bishoboka ko abantu bareba amashusho y'urukozasoni menshi bituma ubwonko bwabo bukangura ya gahunda twigeze kuvugaho y'ibihembo ku bice by'ubwonko cyangwa umunezero, kandi bigategeka ubwonko bwabo guhora mu kiziga cyo gukenera ibyo bihembo cyane. Ariko byanemejwe ko itandukaniro ry'ibyo bice by'abantu mu bwonko ridaterwa n'amashusho y'urukozasoni gusa. Mu yandi magambo, abantu bafite striatum ntoya bashobora gukenera imbaraga nyinshi kugira ngo bishimishe, kandi bagakenera kureba amashusho y'urukozasoni menshi. Ikindi kibazo gikunze kwibazwa cyane ni ugusobanukirwa niba kureba amashusho y'urukozasoni bishobora kuba ubwihisho ku bagize ibibazo by'amarangamutima cyangwa irindi hungabana. Nk'urugero, abahanga mu mitekerereze ya muntu bagerageje kwiga uburyo bigira ingaruka zishobora kugabanya uburakari budasanzwe mu bantu. Hari abashakashatsi bamwe babihuje no kuba nko muri ibi bihe, iyo urebye muri rusange muri Amerika, aho amashusho y'urukozasoni yagiye yorohera abashaka kuyabona, ngo byaragabanyije ibipimo by'ibyaha ku bugizi bwa nabi nko gufata ku ngufu. Ibi babihuza n'ibihe amashusho y'urukozasoni yagiye yoroheramo kuboneka mu bindi bihugu bitandukanye byakorewemo ubu bushakashatsi. Ariko nk'uko twabivuze mbere, ibi ni bimwe mu by'abashakashatsi bamwe bagiye bahurizaho, bitavuze ko hose ariko bigaragazwa. Urugero ni inyigo yagutse yo muri 2016 yo mu kinyamakuru The Journal of Communication. Yarebye ubushakashatsi 22 butandukanye bwabajije abantu ibijyanye no kureba amashusho y'urukozasoni bikagereranywa n'ibikorwa bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina baba barakoze cyangwa baragerageje gukora.
gutoteza mu magambo cyangwa n'indi myitwarire iteye inkeke. Ikindi ariko baje kubona ni uko kureba amashusho y'urukozasoni menshi bifitanye isano n'urwego rwo hejuru rw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no ku mubiri, cyane cyane iyo filime y'urukozasoni yari irimo ibintu birimo urugomo. Ibi byerekana ko abantu bamwe na bamwe bashobora gukomora imyitwarire ku bandi, cyane cyane mu bikorwa babona bakora ndetse no ku maekara. Bikaba byashoboka ko cyane babikora ubwabo. Bitewe n'uburyo ubu bushakashatsi butandukanye bwagendaga buvuguruzanya, abashakashatsi ku mitekerereze ya muntu bagerageje kuvanamo amasomo amwe n'amwe ahamye. Ubushakashatsi bumwe bwo muri 2012 bwasohotse mu kinyamakuru Journal of Criminal Justice bushobora gufasha gutanga urumuri kuri aya makuru avuguruzanya. Bavuga ko isano iri hagati y'amashusho y'ubusambanyi n'ubugizi bwa nabi bishobora kuba bifitanye isano n'igihe byombi byabereye. Abashakashatsi babajije abagabo barenga 600 bakuze bahamwe n'ibyaha by'imibonano mpuzabitsina ku mateka yabo no kureba filime z'urukozasoni. Basanze buri gihe kureba filime z'urukozasoni mu gihe cy'ubwangavu bifitanye isano n'ibyaha bikomeye bakoze ubwo bari bamaze gukura, harimo no gushinyagurira abahohotewe. Bityo bikaba bishoboka ko kuba imbata y'amashusho y'urukozasoni hakiri kare bishoboka kuba imbarutso y'ibyo byaha bagiye bahamwa. Ikindi cyagaragaye kuri abo bagabo 600 ni uko abahamije ko batangiye kureba amashusho y'urukozasoni mbere gato y'uko bakora ibyaha bahamijwe, wasangaga ibyo bakoze bidafite uburemere cyane nk'ibyo batangiye kuyireba bakiri bato. Usibye bariko hari ibintu byinshi biganisha ku bugizi bwa nabi, bityo mu gihe nta bimenyetso bifatika biragoye guhamya ko koko amashusho y'urukozasoni yaba afitanye isano itaziguye n'ubugizi bwa nabi. Byongeye kandi ingano y'ubushakashatsi kuri izi ngingo bigaragara ko ikiri hasi, kubera ko abantu bose badakora ibyaha by'ubugizi bwa nabi. Ubushakashatsi bwakozwe ku banyeshuri babarirwa mu magana bo muri kaminuza bwerekanye ko abagabo n'abagore bareba amashusho y'urukozasoni, cyane cyane amashusho arimo urugomo, bakunze kwizera amakuru atari yo ku gufata ku ngufu. Hanyuma iyo bigeze ku mibereho yawe rusange, ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko kuba amashusho y'urukozasoni ari meza cyangwa ari mabi kuri wowe bishobora guterwa n'uko ubitekereza. Ubushakashatsi bumwe bwakorewe ku bantu barenga 2000 bwerekanye ko kureba amashusho y'urukozasoni bifitanye isano no kwiyongera kw'ibimenyetso bya depression cyangwa se kwiheba. Ariko izo ngaruka zagaragaye cyane cyane mu bantu 10% bazeretswe n'ubwo babyangaga. Abashakashatsi batekereje ko abo bantu bababajwe no gutandukanya amahame mbwirizamuco n'ibikorwa byabo bwite. Ku batarabirwanyaga mu mico bakareba amashusho y'urukozasoni inshuro nyinshi mu cyumweru, nibo bagaragaje ibimenyetso byinshi byo kwiheba. Abashakashatsi kandi basanze ko bishoboka ko abo bantu baba barakoreshaga amashusho y'urukozasoni kugira ngo bahangane n'icyo kibazo cya depression. Dushimiye mwese mwafashe umwanya mukadukurikira. Nimukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho umunsi ku munsi.